yahuresha yego shandashaka kwiyahura nagereka nifata ngo nawe ndi kukumva gahinda kawe ngahi yahuresha indiri papayi ngaha turebe koko ibyo bintu nimba uri kuvuga ari byo ngaho indiri papayi turebe ukanabereka imbaraga zanjye turashize none njye gute ndumva nakiyahura ariko njye ndiyahura n'ukuri kw'Imana ubwo se maze iminsi n'amafaranga ndi gufata ubukene buranyishe indahenda no guturika kubera inzara ubwo se nabikora gute yanjye ndiyahura ubwo se niyawe nabandi mu rukiko ahubwo se ndahagera nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se ariko ndiyahura. I don't want peace. I want problems always. Ndiyahura we ose niyawe nabandi mu biki koko gusa uko nazabivamo niyahuye koko ubukene buranyishe abantu basigaye barya bonyine oya ntago bishoboka amaye nabagenzi ndabona aho nabereye Gahanga nkaye wa kigabo cy'uruda we uri kwiyahura wabuze iki kakubayeho wamaye ku mafaranga se ufite uko numva ngo ibigabo by'ibida bigira amafaranga wamaye ku mafaranga nkirira wa mwana wese shaka ubuzima bwananiye ngiye kwiyahura kabisa abagiye bajya baragenda ngiye kwiyahura ubuzima bwananiye kabisa ariko asari ikintu wangira kamanuke basi numva ibyari byo kakubayeho yamaye ndamanuka ngo tundi wakiyahura ku buzima bwananiye koko wakiyahura nyamara n'ibigore bigutesha umutwe shawaza ukanyihera ku mafaranga mwana ase koko ngiye kwiyahura kuko namfite amafaranga koko ngiye kwiyahura namfite amafaranga mwana wa ibibazo byose ngiye nabigukemurira wabinyemurira gute se nose ubundi niki kiri gutuma ushaka kwiyahura wapi mwana wanjye n'amafaranga nyibona umugore yarananiye kandi nakunze igikobwa kindira amafaranga yose kirayacucura kirayajyana nari mfite akazi muri Kampala ari ngi uyoboye business yanjye none naho nago nyikorayo ubu nsigaye numva nayo waba we reba kiri no kwiriza sha we nenzi kicyo kida kiba kirimo ubwenge kirimo n'amafaranga nk'ubungubu mwawe uri kwiriza wabaye iki shabyihorere n'imibabaro y'isi ahubwo ngira inama niyahure mbwira niyahure n'ukuri kw'Imana niyahure sha ndabibona urahangayitse nanjye nika nifatanye nawe ngahiyahure abagiye bajya baragenda iyahuresha yego sha ndashaka kwiyahura nagereka nifata ngo nawe ndi kukumva gahinda kawe ngahiyahuresha abagiriyo bajya baragenda n'ubu ngubu reba ikuzimu habuze abantu bajyayo mu ijuru habuze abantu bajyayo ubwo we nutajya mu ijuru sura gikuzimu igenderesha nzakuvugira ko nigeze kukumenya kuko kugaragara wagikuzimu inzara iranyishe mazi ko urakunda wumva amara yarumye none uzi ko mbibonye urapfuye wa mugabo ariko nakugira inama iyo nama zingira inama hariya hirya hari ahantu haba umupfumu gusa oya nako ntago ari umupfumu ni umuganga uwo muganga rero umuha umupfuragiro kandi ngiye nabuze umupfuragiro nose umupfuragiro ni ibiki ntago ndakomeza kuvugana nawe uri kwijwigiriza ngiye sinanditse kujwigira vuga neza cyangwa ubyihorere okay ngaho ngambwira uko nose umupfuragiro ni ibiki umupfuragiro ni ikintu uwo mupfumu nako umuganga akaguha umuti wagukemura ibibazo byawe byose weho tugende tujye kumureba ndakwereka ibintu turi bumubwire kandi ibintu turi bumubwire ibibazo bye birahita bikemuka n'ubu ngewe hari akazi naringiyemo nari kwita njya kumureba ko dufitanye gahunda mu kanya ni hari hirya ni gatoya twese nta kintu tumuha kandi kukubwira ngo nukumu nyine uwo mupfuragiro ndi kukubwira ni udufaranga dukeya umuha akagukorera serivisi ukeneye nose ko n'amafaranga mfite ariko si kiyacyemera ingisha yayemera ingi barahita babidukora fata gute tugende God have mercy upon us. Muzamanichi
nakubwira ibimugenza. Nje ibintu bingenza. Njewe nari mfite ubutunzi, amafaranga n'umugore, ako nuko byose none byankizeho. Nari mfite business muri Kampala, none yose yarahombye, nsigaye ubundi mabyahuru sha bana we. Basi nta kintu wamfasha koko. Uyu mugenzi wanjye yaranzanye ngo ari ikintu basi uri ndakumva. Ibyo ni ibibazo ni inyatsi ndabaza abakuru. Abakuru ikibazo. Bose mubyeyi, ndashaka ko buri kimwe cyose nabuze kigaruka. Ndikubona hari ikindi kibazo cy'inyica y'u Rwanda. Kirere. Mubyeyi, nanjye hari umuti bandangiye hano gutuma umuntu aba parariza. Urahari cyane. Bakurambere. Baruka. Wowe ndi kukubona uri kutubeshya. Urakomeza kuvuga no guhindura ipapayi. Ose nta mupfumu umera gutyo. Twigende uri kubona uyu muntu uri kubona. Akora ndiko najyanga ari kutubeshya ameze nk'umutubuzi. Ngaho mindura icyo kintu uri kuvuga. Hajya aravuze ngo agiye kumindura ipapayi. Ngaho mindura ipapayi. Ngaho muhindura ipapayi, ngaho turebe koko ibyo bintu nimba uri kuvuga ari byo. Ngaho muhindura ipapayi turebe. Reka nyabereka imbaraga zanjye. turashize none Mariya gasani. reka mbwire nuze we genda kubwiye ngo satani Uyu ni we. Ndashaka ko wakongera ukamugira umuntu se basi. Ntabwo byashoboka kubera agasuzuguro. Baba wenda bigenze ute koko? Ntabwo byashoboka. Ase nkora iki kugira ngo wongere umuhindure umuntu? Urasabwa komereza umufuragiro. Umufuragiro ndenda gwa telefone basi kugira ngo wongere umuhindure umuntu. A few moments later. Urasabwa gukura akantu gatoya kuri iryo papayi. Nise ninga korona nta kintu kiri bubure ku mubiri wiwe. Gishobora kuburaho. Niba ubyiteye. Si ibintu birashoboka. Yesu we. Noneho namuhindura umuntu. Ingofero yanjye giye. Ubwo wasanga ari kakantu namanyeho kandagujugunye hariya. Kwa mgenga aragira ikibazo nkambona nta kibazo yagize. Wagize amahirwe kari akantu washituye kaba ingofero. Undi hari kuva akaboko cyangwa umutwe. Sha noneho ndemeye. Ubonye ko ari byo. Ndabibonye Nanjye pe. ndemeye kabisa. Sha noneho turi kukubaha ikintu cyose watubwira twagikora. Ni ukuri pe. Ni ukuri twagikora. Muzongera gusuzugura imbaraga z'abakuru ngiye kubaha umutima umvira. Nta kibazo mubyeyi. Uzeba. Uyopewe mapesa ya. Muhereza nyine famba. Komeza ukora ibyo ukora, video bari kuyifata. Barambye ngo umuti ntabwo bawuguha. Nawo baduha. Ya. Menya uri igitubuzi.
shamani muvuga kigize kitubwira